Eugene Official. Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official, aho mudukurikiye muherereye, tubahaye ikaze n'ubundi mwese mwe mudukurikira muri hano ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abadukurikiye muri ku mugabane wa Aziya, abadukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi, ndetse namwe dukurikiye muri ku mugabane wa Amerika n'ahandi hose mwese, reka tubifurize rwose kugubwa neza, hari nako kandi tubaha ikaze rwose mwe mwese mwakanze kuri subscribe, tukaba tugiye kugenda rwose n'ubundi tubahagezaho amakuru agezweho, n'amakuru yacu rero agiye kugenda n'ubundi agaruka muri kano karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane rero by'umwihariko akaza kwibanda hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri ya ntambara ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse na coalition y'ingabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Aha ndavuga ro igisirikare cy'u Burundi FDNB, nkavugamo ro ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, tutibagiwe abacancuro b'abazungu b'abanyamahanga baturuka rero mu bihugu bigiye bitandukanye, aho rero hari abaturuka Colombia ndetse sinzi rwose birashoboka ko nabo muri Romania, muri za Romania no bakiriyo, n'ahandi henshi cyane. So harimo rero inyeshamba z'umutwe wa FDLR zakuye mu cyiswe ngo ni Wazalendo. Aba rero nibo rwose M23 ikomeje kugenda ihangana nabo bikomeye cyane muri buno burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byifashe bite rero sasa muri iki gitondo? Icyo usabwa nta kindi no kubana natwe muri iki kiganiro cyangwa se muri aya makuru, ubundi byose tukabikuvira imuzi n'umuzingo. Turagaruka muri Uvira tubabwire uko situation ihagaze maginga ya nyuma yuko byagaragaye ko intare za Sarambwe cyangwa se abasore ba M23 ndetse na MRDP twirwaneho baraye mu misozi icungamiye cyangwa se yunamiye Uvira. Ese iki gitondo biramutse bite? Aya masaha aya magingo bihagaze bite? N'umuhungu wanyu fighter rwose namaze kuba ntezamo ndetse n'igifurumba cyangwa se n'igipfunyika cy'amakuru menshi cyane mbazaniye. Nifuza ko kandi tuza kugipfunyurana cyangwa se tuza kugifundurana turi kumwe gatanu kuri kagenzi kako. Ikindi kandi turagaruka ku butumwa uwitwa Donald Trump yamaze gushikiriza uwitwa Gisekedi. N'ubutumwa bw'inshamugongo turaza kugenda tubagezaho. Uwahekwaga agomba kwigenza. Mu by'ukuri ibintu byakomeye muri guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Andi makuru ari kuvugwa azindutse atugeraho nuko inama yagombaga kubera hano muri Baraka yimuwe nyuma yuko uyu mujyi wa Baraka ugeramiwe bikomeye cyane, ndetse bavuga ko isaha yose anytime uyu mujyi ushobora kuba wakwinjirwa cyangwa se wabatombe. Byahindutse rero aho iyi nama yagombaga kubera hamaze kuba changed cyangwa se bahinduye. Ese iyi nama ubundi yagombaga kwitabirwa na bande? Byifashe bite se ubundi ubungubu? Ibi byose makuru tugiye kugenda tubagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Ikindi kandi wowe udukurikiye rwose utarasubscribinga bikore, hanyuma rwose buri ko dushyizo inkuru uzajye uba mu mbere mu kuyibona itaraba umuranzi. Hanyuma kandi turaza gusimukira muri Kivu Amajyaruguru naho turebe mu bice bigiye bitandukanye uko byifashe. Ndaza kukubwira ko hano muri Warikare mu by'ukuri ibirindo by'ingabo za FDL cyangwa se by'umutwe wa FDLR M23 yabigabyemo igitero karahabutaka ikoresheje drone. Benshi muri bo bahasize ubuzima. Ese byabereye byagenze bite? Ntuze gucikwa, ni muri aya makuru yacu yo muri iki gitondo. Wazalendo bari gukubita agatoki ku kandi ngo barashaka gukora ibyananiye izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa no muri Kivu Amajyepfo. Ese barabigeraho mama? Ese biragenda bite? Aya yose rero n'amakuru twamaze kuba tugenda tubategurira. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ukwemera ukabana natwe ndetse ukagira uruhare muri iki kiganiro. Kugira uruhare muri iki kiganiro nta kindi babigusaba, no gukora like kuri iki kiganiro
ndetse we byanarimba ukanasubscribinga niba utarabikora, ubundi ugaparitaja cyangwa se ukagisharinga no mu bandi, ukagiparitaja no mu bandi rwose, ukagisangiza abandi kugira ngo rwose dukomeze kugenda twagura umuyoboro. Deka rero dutumikire gato abadutumye, nini tubanze dusome ku mazi gato, ubundi duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Eugene Official. Yes, hanyuma rero reka twinjire mu makuru yacu mu buryo burambuye. Akaba rero ari amakuru tugiye guhera hano muri Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru rero tukaba tugiye kuyahera hano n'ubundi ku mirongo y'urugamba. Ku mirongo y'urugamba rero biramutse bite? Ku mirongo y'urugamba bihagaze bite? Ndagira ngo mbabwire ko M23 nk'uko twabibagejeho masaha y'umugoroba, ejo yafashe uduce turi hano muri Uvira. Utu duce rero yafashe twamaze gushyira mu kaga already abari hano muri Uvira, haba mu mujyi ndetse naho bita rwose muri Plaine de Ruzizi cyangwa se muri kino kibaya cya Rusizi. Kugeza ubu ubwoba ni bwose kuri izi ngabo, cyane ko amakuru arimo aragenda ashimangira ko M23 yafashe ahantu bita ngo ni Rubarati, ifata ahantu bita ngo ni Ruhuha. Utu duce tukaba twari dusa naho ari two turinze mu by'ukuri ibice bya za Uvira cyangwa se uyu mujyi wa Uvira, ndetse ngo bakaba bari barakajijemo ibirindiro, barashyizemo ibirindiro harimo intwaro nyinshi cyane zirasa mu ntera ndende ndetse zigezweho, ndetse special force cyangwa se crap baba special force ba FDL n'abakomando b'abarundi bose bari muri ma defense bamaze kugenga hano muri bice bya za Rubarati ndetse na Ruhuha, ari naho bari barindiye mu by'ukuri uyu mujyi wa Uvira. Ngira ngo iyi nkuru dusa n'abari babagejeje amakuru make kuri yo mu masaha y'umugoroba, ariko ndagira ngo mbagezeho andi makuru mashya atugezeho. Ndagira ngo mbabwire ko nyuma yuko nyine bagabye ibitero, yego bagabye ibitero mu masaha rwose y'ejo, ngira ngo nitangaza umwanya ko twirwana yarisoho ivuga ko babagabyeho ibitero, yego niko ko babagabyeho ibitero, ariko nyine ibitero babagabye ngo bari gushaka gusubiza kwigiza inyuma M23 na twirwaneho, byatumye mvutura iba advancingana. Umanika gati wice ngo kukamanura bigasaba guhagarara, barabadvancingana kugeza ubwo bambuye bino bice bita ngo ni za Rubarati ndetse n'itwa ngo ni Ruhuha. Ubu tuvugana no iyi Rubarati ndetse na Ruhuha, utu duce turi tombe 100% turi kugenzurwa na M23 natwirwaneho. Izi ngabo bivuga ko amakuru ari kuva hano muri Uvira turi gukesha imbone yacu. Izi ngabo ejo ngo zageze ahantu doke ngo zikimara kuva hano muri Rubarati ndetse na Ruhuha, zirukanke mu musozi neza urimo urareba hano muri Uvira. Ariho abaturage batangiye kuva bati noneho birarangiye turabigenza dute? Abakomanda b'urugamba batise kandi bigenze bite? Birukanke musozi bitango ni Munanira. Iyi Munanira ngo irebana donc ngo yirimo no musozi strategique, uri kureba neza mu centre ya Uvira neza activite zaho zose burimo kuzireba. Abaturage rero ngo bari bagize gutya rwose ngo bagiye kumva izi ngabo zimaze gukubitwa haza Rubarati na za Ruhuha, bahise baza muri uyu musozi batari kariho dukabira, ariho turindira umujyi bahagenga imbunda. Ubwo ntari byo ntavuze hano muri za Rubarati na Ruhuha, kuko ngo hafatuwe intwaro nyinshi cyane, ibikoresho bahakwe ni byinshi cyane, imbunda zirasa mu ntera ndende ntago bigeze babona umwanya wo kuzicikisha. Ubwo rero aha hantu barangije barwanira muri uyu musozi wa Munanira, uyu musozi wamaze kugengamo ibirindiro izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kishasa. M23 niho biriwe bari guharasinganira ku munsi w'ejo, kuko bageragezaga ubwo M23 ari kugenda ikora checking cyangwa se ikiri kureba
kugira nuko ikora report ya risasi na mageruhi bari kureba mu by'ukuri ibikoresho bahafatiye, casualties zihahasigaye, mayiti n'iki byose. Ubwo bari bamaze kugera muri umusozi wa Munanira basheringaga bari kubarasaho, ubwo nayo ikagira iki kabasubiza. Abantu rero bari hano muri Uvira baturugamba tayari rwamaze kugera muri uyu musozi wa Munanira, ariko Munanira izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kinshasa nizo zari zikiwurimo ndetse kugeza ubu, ariko icyitwa umuriro ni umusukusuku ntiwareba. Ubwoba ni bwose bawurimo batawurimo, baravuga bati niba advancinga turakizwa n'iki, ubanza turi bukizwa na kibuno mpamaguru. Reka tubanze dutumikira umutaramu wacu cyangwa se umufatanyabikorwa wacu twongere tugaruke. Gira amahitamo meza yo kwita ku buzima bwawe, hitamo Prime Health Infinity. Nitwe dufite umwihariko wo kubaha ubujyanama regime, kubakangurira kumenya uko umubiri uhagaze, kubaha product iz'umwimerere zikomoka China, India, Malaysia n'ahandi, zujuje ubuziranenge kandi zifasha umubiri kubona ibyo ukeneye byose, kuwurinda no gukira indwara vuba. Ngaho cukubiri n'indwara zitembera ry'amaraso, diabete, umuvuduko w'amaraso, umutwe, stroke, imitsi, impyiko n'ibindi, indwara z'imyororokere, prostate, kubura ubushake, gucika intege, imisemburo mike, ibibyimba, kutabyara ku bagabo n'abagore, indwara z'igogora, umwijima, igifu, amibe na hemorrhoide, naho abarwaye umugongo, kubabara ingingo, umubyibuho ukabije, amenyo n'amaso. Mugane Prime Health Infinity i Kigali, ni inyuma y'isoko rya Kimironko hakurya ya Vision Restaurant, ku Gisenyi ku muhanda w'amadepo umanukiye muri avenue yo kwa Clave RDC mu mujyi wa Goma, ni muri gare centrale de Goma haruguru ya Rond-Point Signers. Ahigoma tubafitiye massage. Aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dufiteyo stock n'aba agent, niho muyifatira. Canada, Australia, Europe cyangwa se Uburayi, Aziya n'ahandi muri Afrika dukoresha iposta, DHL Express, FedEx na UPC. Abari mu Rwanda mwadushakira kuri 0788 99 05 76. Abari hanze mukongeraho code gusa. Yes, ubwo rero bakunzi ba Eugene Official, impamvu nyamukuru yatumye iyi mirwano ifata indi ntera byatewe n'iki kugira ngo FARDC mu by'ukuri bagire bate, bavuge bati cyangwa se Kinshasa n'abambari bo batangira bavuge bati tugiye gutangira kugaba ibitero? Byatewe n'iki? Amakuru turimo turakesha abantu bacu bakurikirana ibintu bya hafi ndetse bari hano muri banabasha kumenya ibi gahunda zose za guverinoma ya Kongo ndetse na guverinoma y'u Burundi, baratubwira ko nyuma y'uko inama cyangwa se ibiganiro byahuzaga ASM23 ndetse na Kinshasa biherutse kubera mu Busuwisi, byitabiriwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birimo Doha, Union Africaine n'indi miryango igitandukanye, harimo na za Togo n'Abasuwisi nahe hose. M23 yabakubise ingingo koko Amerika igenda ngimeze uwari uhagarariye Amerika ngo batashe bacanganyikiwe, ariko nyine bavaho nta kintu kizima bagize gute, nta mwanzuro ufatika bafashe usibye kuvuga nyine ko inzira y'ibiganiro bagiye kuyikomeza, ariko nyine Amerika havuye ngo iri kumwaragurika, iri kunyeraguza. So noneho rero icyakurikiyeho niki? Noneho kubera ko buri umuntu wahaye ibintu rwose wamaze kugira akantu pfumbatiza, bawumva nyine ko ibintu byose araza kugira ute kubigufasha. Uwitwa Gisekedi Facibeto ngarangije rwose abahamagaye Donald Trump kuri telefone, ngo yahamagaye Donald Trump, ngo yaramuhamagaye aramubaza ati se none ati iyi dosiye kiri gutinda, agomba kwitinza nyine kugira ngo ukomeze umuhereze kubuye n'iki byose. Ati dosiye ikomeje gutinda, aba bantu ko bakomeje gutinda mu by'ukuri tutari kudufasha ngo birangire. Muzi icyo Donald Trump yamusubije? Ni inkuru y'agahinda. Donald Trump ngo yasubije uwitwa Gisekedi mu ijwi rituje, mu ijwi rifite discipline, ariko ririmo icyo bitwita ubushari, gukorogoshora. Ngo yaramubwiye ati
arega uko byaba kose ni wowe ugomba kumenya ko iyi ntambara ugomba kuyirwana, ubundi twewe tukareba icyo dushoboye tukagufasha ibyo. Ntabwo ari twe tuzaza aho ngaho muri Kongo cyangwa se muri icyo gihugu nka Amerikani cyangwa se nk'igisirikare cya Amerika aricyo kiza kurwana aho ngaho. Wowe uzarwana cyangwa se uzakomeza wirwaneho, noneho twe tugufashe ibishoboka. Uyu mugabo rero Gisekedi, amakuru yandi ndi kugenda nkabuta ngo yizeraga ko ngo bashobora kuba kumuhanga abasirikare beza b'abanyamerika bari b'abasipesiyare ngo bakaza kugira ute ngo bakaza kumufasha kugaba ibitero mu byo mu kirere. Ariko n'ubundi abangaba n'ubundi aba basirikare b'Amerika n'umungu twabonye ko n'abacancuro ba Eric Prince bose mirwanire yabo ni Amerika. Ibintu byarabananiye mu by'ukuri, n'urugamba rusa n'urwabananiye. So Gisekedi rero bamubwira ijambo bati wowe ugomba kurwana, ugomba kumenya ko ari ugomba kurwana urugamba, twewe icyo tuzakora nta kindi arega ni ukugufasha. Uyu mugabo ngira ijambo ryamuriye mu gutwi nawe ngiryo joro rwose ngo yabuze ibitotsi. Byari ibibazo bikomeye cyane muri make hano mu by'ukuri mu biro cyangwa se mu rugo rwo kwa Gisekedi, nyuma y'uko bamukuriye cyangwa se bamukuye ibihuru gutwi mu matwi bakamubwira bati niba uri gutekereza ko twe tuzaza kurwanaho, ntabwo tuzaza, ahubwo wewe niwe ugomba kurwana, niba hari ubufasha wifuza tukagira gute tukabuguha. Ibi byahise rero bisa no bimuciye intege, bimushyira hasi ku butaka. Niho rero hahise hava gutangiza ibitero. Ubwo arimo aratekereza ko bari buze kugenda bamubufasha gake gake. Hagaro niyo bahise bafata gahunda rwose bati twe tugomba gutangiza ibitero, turebe ubufasha sapoti aho iva naho iragera cyangwa se uko biragenda. Mu gutangiza ibitero rero bamepigwa vibaya sana, bari gukubitwa, bari kwamburwa amadefensi, ama operation ya M23. Nubwo babona M23 bari gusohora amatangazo bati rwose twagabwaye ibitero, ariko icyo bari gukorera izi ngabo no gushira mu gafuka bagakubita. Umuntu washyize mu mufuka uri gukubita ntabwo nubwo bareba ngarakinga he, ukubita rwose nk'uri mu gafuka, nta hantu ntacyo yo gukingira afite. Ewana nguko uko bimeze, haba mu mutwe, haba munsi y'ibirenge, haba mu nda, haba he, hose bari gukubita. Izi ngabo rero kugira ngo zirebe ko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika karibu muri iyi ntambara, kugira ngo Trump yumve ko ibintu byakomeye ndetse koko ibi bihugu bibe byamuha ubutabazi. Ubu noneho hari ikintu kigezweho, hari iturufu bongeye kwegukana, wenda muraza kugenda mubibona ku marezo sosiyo. Iyi turufu rero ni iyihe? Nicyo Jeune Official ibibereyeho. Nanjye nka fighter nkaba ndiho nkanitonda nkajya kubashakira amakuru kugira ngo ibintu nk'ibi biba mutabonye ahandi cyangwa se mutumvisha ahandi, nze kugenda mbibadondosha. Ikintu batangiye kuzana umuvuno, batangiye kuzana ngo ugomba gukonvenka Trump akabaha abasirikare na Amerika ikazi gasyaho cyangwa se gahandaho. Dore niki muraza gutangira kumva ko uru rugamba barajya baruvugamo ndetse byanatangiye. Bari kuvuga ko ngo M23 ndetse bakanongeraho ngo na RDF igisirikare cy'u Rwanda ngo noneho ngo hamaze kugeramo ngo abandi bacancuro bashya muri M23. Aba bacancuro ngo bakaba ari Abafaransa, ariko rero bagiye kubyica babashizemo ngo n'Ababirigi. Ububirigi ntawe utazi uruhare rwabo ndetse n'uruhande bahagaze muri iyi ntambara iri kuba hano muri buno burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese kubera iki bavuze Ububirigi? Ububirigi rero nabwo ni bumwe mu bihugu nabyo biri hehe, biri hano mu by'ukuri bicukura amabuye y'agaciro hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo ni nko gusembura Trump ngo yumve ko ya ntambara wa mugabo rwose yaviriweho indimwe n'ibihugu byinshi ndetse binakomeye, nawe agira ate avuga ati nanjye ndaje ngufashe.
niyo ntego nyamukuru, nta kindi kibyihishe inyuma. Muraza kubona amatangazo menshi, doke murabona rezo sosiyo nyinshi bari kuvuga ko mu by'ukuri M23 yazanye abacancuro, ariko strategy cyangwa se umugambi nyamukuru papasi yabo bafite ni ugukonvenka Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo nk'uko biri kugenda bigaragara. Nta kibazo twe tutakibabwiye, ni nayo mpamvu uyu muyoboro uhora uri umwe mu ya mbere mu myiza, kuko twe tuba twamaze kubagererayo tukabazanira iki ahitwa tuba twagiye tukabazanira icyitwa amakuru. Abazarendo nabo ngo basizoye, ubwo bari kwikubita agatoki ku kandi ngo ibyananiye FARDC ngo no bagiye kubikora hano muri Kivu Amajyepfo. Barabwira Tshisekedi, bakabwira ngo abaministiri, bakabwira abaguverineri n'abande bose ko ngo rwose ngo bagiye kugira ute, ngo bagiye ngo kubikora ngo ibyananiranye. Umva ibyo bavuga, umva. Na menace kurudishwa nyuma kabla adui angalika na menace udongo yetu. Ile ndo message yangu, naomba serikali yote ya Kongo, ministre wote wa Kongo bajue kama sisi wazalendo kazi yetu ni kupigana. Gisi mimi niko hapa siwezi kosa 50 persone au 40 yenye nilipotezaga mavita mamilima bila kudefendre mwingine. Eske nguko rero ngayo uyu abazalendo atakazi ka wazalendo no kurwana, ati no kurwana, ati kindi kandi rwose ati bati icyo tugomba gukora nta kindi, ati no kubimenyesha cyangwa si message yacu igere kuri ba ministeri, igere ndetse n'ahandi hose babimenye, akazi kacu no kurwana. Umva noneho yowe tunasema kwa sasa, tunasema kwa sasa tuko kwenye uwanja wa mapambano. Watu wengi walikuwa nasema kama mapambano si haiko huku, kuna kuwa nini banaongea sema adui anarudia bila risasi. Adui alikia atake hapa Kirikiri FARDC jana ndio tulipigana naye mpaka hakikisha tulimpiga hapa Kirikiri, na unaangalia nini nani maganda ya masasi ile 12% ile tulipigana naye mpaka kumrudisha hutwe hapa. Tuko Kirikiri kwa sasa hapa leo huku dedi leo to sasa dedi leo tuko dedi ile kitu adui alipalangana na zingine zote zinaanza kwa sasa, masasi inapiga. Tuko kauka, hatuogope lolote, tunategemea hatuogope kila kitu. Tuko sie, tuko ready. Tuko ready, hatuogope kila kitu. Masasi inaanza tena kwa wakati huu ndani. Hatuogope lolote. Tuko hapa, tunategemea, tuko imara. Tuko imara, kwani sisi tuko wazalendo, tunasaidiana na FARDC. Parce que tuko mahali ya FARDC. Ndio. Armée ya Kongo ndio tunaiapie sisi tuko na toto ya FARDC. Armée ya Kongo inatuunga mkono sisi tunaiunga mkono sisi wazalendo. Sisi wazalendo tuko kauka, hatuogope kila kitu yoyote. Tuko hapa na komanda, mimi ni Ali Kasumaletek, komanda wa FARDC. Yeye ni komanda Zairwa, komanda wa Apadek, general wa Apadek, ami general wa FARDC. Nani wa FARDC inafanana na FARDC, longe ndio vile inaacha nasema vile. Ni kuzoea tu. Kawaida, si tuko mlite moya, la lite continue. Adui atuvamie. Merci. Kau. Merci. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Merci. Abo n'abazarendo bisize insenda ngo bagomba kurwana ngo adui yabavamiye. Urumva ko ibintu rwose byakaze, urugamba rurakomeye hano muri Uvira. Ubigikurikiro sasa no kumenya ngo ese hano muri marembo ya za Masisi ya za Uvira byifashe bite kuri uyu musozi aba bagabo birukankiyemo barayemo bita ngo ni Munanira. Nibaramuka bakuye muri uyu musozi ndagira ngo mbibutse ko nta handi barabasigaje usibye guta birukankira mujyi wa Uvira akaba rujya kurinda none babicayemo. None icyo bita Ibinika, uyu mujyi
urabugiye mu kwaha neza neza wawushize mu kwaha uraburi mu kwaha kw'intare cyane cyane ko nabo bari hano muri Plaine de Ruzizi hano muri za Ruvunge za Sange nabo bashobora kuba bati baramutse badutangatanze bakadufungira hari mu mujyi wa Uvira akawufata tukiri naha byatugora kuvayo. Birabasaba rero nabo bashobora guhita rwose bigira gutya bagafunyamo bakamanuka iyi Plaine de Ruzizi za Sange za Ruvunge za Kihose hakaba hongeye kuba hari libre cyangwa se veturi kaba yanajyamo. So reka turagarutse mu kanya gato tugaruke sasa ture ku rugomerongo y'urugamba byifashe bite. Eva Healthy ni umuti usubiza ishema abagabo imbere y'abagore babo mu minsi itarenze 2 uwunyweye aba asubiranye imbaraga zo gutera akabariro kandi agakoresha igihe gihagije mu gikorwa cy'abashakanye. Muri Be Healthy iryacu n'umwihariko kandi mu twahaye service ntawe uricuza ko yaje atugana. Hamagara iyo nimero niba ukeneye service zacu. Ever Healthy, bring back your confidence. Enjoy the beauty of the wife God gave you. At Be Healthy we believe every man deserves to feel the joy of his woman, the gift that God has given. Yes, hanyuma rero ubwo tayari turagarutse ku mirongo y'urugamba. Ariko ni munyemerere tubanze twakire Musemaji ni sina makosa kugira ngo tubane rwose muri iki kiganiro cyane cyane ko tugiye kureba muri Kivu y'Amajyaruguru uko byifashe. Sina makora mutse neza ugake neza bwana fighter urakomeye. Tumeze neza ibintu biragenda rwose nta kibazo n'iki na kimwe. Akazuba karimo kugeraho karabageraho nta kibazo. Akazuba karimo karatugeraho nta kibazo n'iki na kimwe kabisa ibintu ni munangi. Tubwire rero ahitwa Warikare ngo hafi n'ikibuga cya Pinga hari defense ya Wazalendo cyangwa se FDL bigize Rutare. Ndi kwakira makuru rwose ngo ko drone ibirindo byose rabishwanyaguje n'abari barimo sinzi kurokoka ngo habaye bibaye warokotse nyine ubwo nuwa maraso rwose ngo yaraye ngo rwose yagombaga kumuba mu mubiri cyangwa se kumurara mu mubiri. Byagenze biti byahaha? Yes, n'ubundi ntabwo bimeze neza ahangaha muri territoire ya Warikare. Ibintu bikomeje kugenda nyine bifata indi sura. Yego. Bitewe nuko nyine M23 yongeye kugaba ibitero biremereye cyane muri aka gace ka Pinga dore ko hari ibirindiro bikomeye cyane bya FARDC. M23 rero yahagabye igitero karabutaka, igitero karundura, igitero kabombo nyine yifashishije za drone zayo. Ubu rero ahanga muri birindiro ngo hakaba hangiritse ibintu byinshi cyane nyuma yuko nyine mu masaha y'ijoro ariho M23 itumbagije drone yayo ikabasha kuba yajya gusenya bira birindiro. N'ibirindiro byari biri kugenda mu by'ukuri bitegurirwamo urugamba ruremereye cyane. Bigaragara ko hano muri Pinga n'ubundi hari ahantu hari strategique ku ruhande rwa FARDC ndetse ikaba na centre navuga nziza cyane kugenda yakira abasirikare benshi cyane dore ko hari na aerodrome nyine iyo izi drone zigenda zifashisha yaba ari izizanye ibyo kurya, izizanye imiti, izizanye ibikoresho bya gisirikare. Ubona ko mu by'ukuri ahangaha ni ahantu hagwa indege nyine zitari nini cyane ariko nyine indege zishobora kuba zakoreshwa mu buzima busanzwe. Bikomeje kugenda bifata indi ntara nyuma yuko ibirindiro birashwe FARDC n'ubundi paniki yabaye nyinshi cyane muri aka gace ka Pinga aho n'ubundi rero abasirikare ba FARDC ngahangaha nabo babuze icyo bakora byatumye no muri ibirindiro hagwamo n'abasirikare batari bakeya bituma ngo FARDC nayo ngiye gutegura ikitero karundura igitero kiremereye cyane kugira ngo yihimure kuri uyu mutwe wa M23. Ibi rero bikaba byaje bikurikiranye nyine nuko M23 yari maze iminsi igabwaho ibitero bya sharingi igenda igabwaho ibitero navuga ku ruhande rwa FARDC bakagenda nyine bayigabaho ibitero muri Burayi. Urabona ko nayo iri kugenda inyuzamo ikagaba ibitero ahangaha muri Pinga kugira ngo nyine bakomeze kugenda baca intege ingabo za FARDC ziri hariya muri rusange. Ubona ko Pinga mu by'ukora abasirikare ba FARDC
nabonye ngo abakomeretse benshi cyane bagiye bajyanwa ku bitaro bigaragara ko mu by'ukuri ahangaha M23 noneho twavuga yuko yatangiye kugenda yihaniza FARDC muri iyi teritware y'abarikare by'umwihariko ahangaha muri Pinga ndetse no mu nkengero zaho. Ubwo rero Pinga rwose ntabwo ibintu bimeze neza n'aka na gatoya, urabona ko rwose FARDC bari kugenda nyine bagerageza mu by'ukuri kureba uburyo bakorera abasirikare hano imbere ku mirongo y'urugamba, bagikomeje kugenda bakora ibishoboka byose nyine kugira ngo barebe yuko Ipinga bakomeza kugenda bayikontorora, ariko inyuma yuko ibitero nyine biri kugenda navuga bya drone bigabwa ku ngabo za FARDC, n'ubundi ngo byitezwe ko M23 nayo abasirikare bayo bashobora kuba bakwataka bakaba bakwinjira noneho mu buryo budasubirwaho muri ahangaha muri sample ikomeye ya Pinga, mu rwego rwo kugira ngo nyine bakomeze kugenda bahangana n'igisirikare cya Kongo FARDC. Nguko rero ko muri Pinga bimeze, Pinga rwose ntabwo umwuka ari mwiza, nta situation ikomeje kugenda itaba nziza, bibona ko n'abasirikare nabo bakomeje kugenda navuga batagubwa neza nyuma yuko rero iki kigo cyarashwe, n'ubundi ngo abasirikare bo rwose ngo bari gushaka uburyo nabo bava muri iki kigo bakabasha kuba bareba ahandi hantu babasha kuba bategurira urugamba, dore ko ngo biteze kuba baguma muri iki kigo drone zishobora kuba zagaruka zikongera zikabarasa. Tukiri muri teritware ya Warikare rero, yego reka tubwire ko aho bita Kibondo nyuma y'uko M23 ikomeje kugenda navuga iri gukora abasirikare ba Wazalendo muri teritware ya Masisi, tukabwira ko ari kugenda bahungira za Kibondo nyine mu nkingiro za teritware ya Masisi winjira muri teritware ya Warikare, ariko aka gace ka Kibondo cyo akaba ari agace ka teritware ya Warikare rwose kabarizwa muri teritware ya Warikare. M23 imirwano ikomeye cyane n'ubundi iramucyanga Kibondo, ubona ko mu by'ukuri M23 ntabwo ishaka mu by'ukuri kuba yahereza agahenge cyangwa se yahereza gutunga abasirikare ba Wazalendo, ariko amakuru nabashije kuba nkurura nuko ibiraro byose byambuka uva Rualwa unjira Rwanda byamaze kuba bicibwa rwose, iriya migozi bambukiragaho yose bamaze kwica, iriya mivure bambukiragamo nyine bari kugira ngo aho habaga hatari icyambu hatari ikiraro nayo bambukiragamo nayo bamaze kuba bayambutsa. Ibiro ngo bakaba bari kubikora mu rwego rwo kugira ngo M23 mu gihe abigeze hano Lowa ntibashe kuba yakwambuka hakurya. Byatumye rero ahanga M23 ivuga ko nimara kuba yigaruriye ahanga Kibondo biraza gutuma rero nayo ikoresha izindi strategy kugira ngo ishake uburyo yakwambuka hakurya muri Rwanda, ngo bamaze kwambuka umugezi wa Lowa. Ahanga rero Rwanda kuba bamara kuba bahambuka bya bigaragaye ko mu by'ukuri Wazalendo ndetse n'izingabo za FARDC nta kindi zirabagize gifite cyo gukora, ariko bakaba kiresista cyangwa se bakaba bagikomeje kugenda barwana bitewe nuko nyine ahangaha muri aka gace ka Kibondo hakomeje kugenda mu by'ukuri habera imirwano ikomeye cyane, dore ko abofisiye yose ya Wazalendo iyo harimo n'abasirikare ba FARDC ariyo bahungiye, ariko agaragara ko mu by'ukuri rero n'undi ahangaha hagomba kuba hitezwe urugamba ruremereye cyane, hagomba kuba urugamba navuga rw'injyana muntu kugira ngo akomeze kugenda bahangana n'izi ngabo mu by'ukuri. Ubona ko rero Kibondo amasasu yo ngaracyari kumvikana ku bwinshi cyane ku ruhande rwa FARDC ndetse na Wazalendo, baracyakomeje kugenda basubiza ibisasu biremereye cyane muri neza M23 ndetse no kugenda bakoresha byose kugira ngo badatakaza Kibondo ndetse n'ibindi bice bisa nkaho bikikije Kibondo biri muri teritware ya Warikare. Urugamba rwo rero ruracyakomeje, abasirikare ba M23 bakomeje kumanuka ku bwinshi cyane ndetse bakomeje kugenda bahabwa navuga ibikoresho bihambaye mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kugenda bakoresha ahangaha ku mirongo y'urugamba ahangaha za Kibondo. Ubwo rero katwitegeye ibirabaza kuba biva muri imirwano, dore ko imirwano yaracyakomeje kugeza ubu ngubu, amasasu aracyakugenda yumvikana, ariko umva ko M23 kuba yamanutse muri Kibondo no kuba yemeje ko muri teritwari ya Masisi nta musirikare wa Wazalendo ugomba kuba abarizwamo cyangwa se nta badashaka yuko aba no mu nkingiro za teritwari ya Masisi. Ariyo mpamvu rero bari kugenda bakurikirana aho FARDC ndetse na FDLR ndetse n'izi Wazalendo ziri. Ubu rero yaba ari abakigingi yaba ari abamutayomba sinzi ngo baraza kwerekera he mu gihe bashobora kuba bakuwe muri Kibondo, dore ko rwose Kibondo yo
irimo nk'abasirikare benshi cyane nawe uri ushobora kubyumva nyine abazarendo bari muri territoire ya Masisi, abaturutse Karehe, abaturutse Barikare bose bakaba bari kusanyiriza ngaha. Urumva ko atari bake, ariyo mpamvu nyine n'urugamba rukomeje kugenda rufata indi sura. Nk'uko rero muri Kibondo uko byifashe kugeza amagingo aya, aho dukomeje kugenda nyine dukurikirana ibikomeje kugenda bibera ku mirongo y'urugamba kugira ngo tuze kubabwira uko biri bihagaze mu masaha ari imbere muri rusange. Reka tuve muri Kibondo ahubwo dusimbukira anga muri territoire ya Masisi. Territoire ya Masisi naho agace kabyuke mu mirwano na agace ka Cyungo ndetse n'agace ka Mwumba. Utu duce twari tumaze iminsi tugenda tuberamo imirwano ya hato na hato. Ubona FARDC ndetse n'abazarendo na FDLR iri huriro ryose bagendaga bagaba ibitero shuma kuri M23. M23 rero nayo bagabye ibitero igira ngo ibe ko aka gace ka Cyungo yabasha kuba yakigarurira ndetse n'aka gace ka Mwumba. Bakabasha kuba rero bamara kwa badufata ndetse bakabasha kuba banahakontorora mu buryo bwuzuye, dore ko mu by'ukuri izi bazarendo n'ubundi ngo nta ma defense zifite ahangaha, ariko usibye ko zabarizwaga ahangaha mu giturage. Ariyo mpamvu n'urugamba rwakomeje kugenda mbona rukomerekeramo abaturage benshi cyane, bitewe nuko nyine ngo izi bazarendo nka 90% zibiraga hariya mu giturage mu mazu yabo nyine. Aho rero M23 yabasanzemo nyine bisaba ko ibasanze muri iki giturage. Ubu ngubu rero amakuru agenda dutatira nuko abaturage bagera muri 4 bakomeretse, abagera muri 2 babasha kuba batakariza ubuzima. Ariko rwose ngo n'abazarendo nazo ntabwo rwose zigeze zihirwa n'iki gitero, dore ko bagera muri 7 nabo bamaze kuba baraswa. Bigaragara ko ahangaha rero mu by'ukuri muri Cyungo naho amasasa aracyari menshi cyane, yewe usibye nanga Cyungo na Mwumba ndetse ngo amasasa aracyakomeje kugenda yumvikana. Bigaragara ko mu by'ukuri izi wazarendo ndetse n'izi FDLR bakomeje kugenda bazigisha uruhindu kugira ngo iyi territoire ya Masisi ibashe kuba yagira umutekano usesuye. Ubona ko rero ahangaha na gace ka Cyungo kari kamaze iminsi rwose ziwazarendo zibira mu giturage. Ubona ko zagendaga nyine zisoresha zikoshyiraho imisoro ya hato na hato, zishyiraho zisurisha amasoko, kandi nyamara bibera mu giturage, dore ko kubaka defense yo hano muri territoire ya Masisi bikomeje kugenda bibabera ikibazo, kuko iyo bayubatse nyine bahita babagabaho igitero bagahita bayisenya. Ariyo mpamvu rero barafashe umwanzuro wo kujya bibera mu giturage, ibyo bakora byose bakabikora bari kumwe n'abaturage. Ibi rero ntabwo byaje rwose kuba bibahira, dore ko M23 yiyemeje no kujya basanga mu giturage muri rusange. Ubona ko rero Cyungo yo rwose twiteze ko n'ubundi izi wazarendo zose bashobora kuba bazishwiragiza ndetse bakazikura no muri aka gace, dore ko n'abaturage mu by'ukuri bari kugenda mu by'ukuri benshi batanga amakuru bitewe nuko ngizi wazarendo zari zibabangamiye. Ariko nyine ubwo bari gutanga amakuru nabari bazengejwe n'izi wazarendo, bamwe bari kugenda banafatwa amateko bitewe nuko nyine babuze iyo bahungira bakagenda bihisha mu mazu. M23 yabasangamo rero ikabasha kuba yabacakira muri rusange. Ubona ko rero Cyungo ntabwo ibintu byoroshye n'akana gatoya kugeza magingo. Turacyakomeje kugenda tubikurikiranira hafi rero kugira ngo tumenye uko situation iraza kuba iba ahangaha, nyuma y'uko wenda amasasu araza kuba amaze kuba agabanyuka, dore ko n'abaturage rwose bagendaga baduha amakuru ariko tubwira ko baryamye munsi y'ibitanda bitewe n'amasasu menshi akomeje kugenda yumvikana hariya muri iyi territoire ya Masisi, by'umwihariko ahangaha za Cyungo ndetse n'ahangaha za Mwumba. Reka tuve rero ahangaha n'ubundi tukiri mu nkengero ya territoire ya Masisi, twabwira ko Kiboa hongeye kumvikana amasasu menshi cyane ndetse harimo ay'imbunda ziremereye. Aba amakuru rero agenda atugeraho drone zacu zikatwereka yuko M23 nyuma y'uko bavuye hano Musheberi bagabye igitero ahangaha nyine muri Kiboa, bakaba bagiraga ngo barere yuko mu by'ukuri izi ngabo za FARDC ziri hano Kiboa bazisunika zikava ahangaha muri Kiboa, dore ko Kiboa yatumye centre ya Musheberi abantu bose bagenda bayihunga bitewe na sharingi FARDC yagendaga iri gukora muri iyi minsi ishize. M23 ikaba yanzuye kuba yagaba ibitero biremereye cyane ahangaha muri Kiboa mu rwego rwo kugira ngo barere yuko FARDC yasubira inyuma cyangwa se yarekura aka gace ka Kiboa. Ariyo mpamvu Kiboa humvikanye amasasu menshi cyane, imirwano yo rwose ngo irakomeye ku rwego ruhambaye. Abantu bari hano za Nyabyondo, abantu bari za Musheberi
bari kugenda bumva urusaku rw'amasasu, imbunda ziremereye, amabomba ari kugenda rikurwa. Bigaragara ko mu by'ukuri FARDC nayo ntabwo irakora wizero cyangwa se ngo ibashe kuba yava muri Kibuwa, urabona ko kirimo, ariko M23 nayo ikomeje kugenda iri kwimera icyo nakwita urufaya rw'umuriro kugira ngo barebe yuko mu by'ukuri barabasha kuba bakwigarurira Kibuwa. Kibuwa rero ikomeje kugenda iberamwe imirwano iremereye cyane, aho twiteze ko rero n'ubundi hari igishobora kuba cyakorwa kugira ngo babashe kuba mu by'ukuri bakwigarura aka gace, ndetse n'abaturage ba Mushebere bakabasha kuba bahunguka. Ubwo ndavuga abahungiye Masisi, abahungiye Nyabyondo, abahungiye mu bice nka za Mahanga, abaje za Bukombo, abaje za Masisi ku zone, abaje no mu yandi max agiye atandukanye. Urabona ko mu by'ukuri bakeneye ko M23 yafata Kibuwa ndetse ikanakomeza guprogressa kugira ngo abantu ba hano muri Musheberi babashe kuba batuza, kuko kugeza maginga ya iyi centre ngiri mu centre maze kubatakaza abaturage benshi cyane bitewe n'irirasa bya FARDC kugenda barasa mu giturage, bigatuma amazu y'abaturage ahahira, abaturage bakahagwa, bari mu mirima, bari ubwo mbese umuturage amabomba ari kumubaho mu by'ukuri bitewe na sharingi za FARDC. Ubwo rero muri Kibuwa n'ubundi mirwano cyakomeje, mu masaha ari imbere dushobora kumenya nimba M23 yinjiye muri Kibuwa cyangwa se nimba byakomeje kugenda bigorana, ariko kugeza maginga ya amakuru dufite nuko Kibuwa M23 ikomeje kugenda navuga isatira mu by'ukuri. Reka tuvi rero ahangaha rwose muri Kibuwa, ahubwo dusimbukire ahangaha Tingitingi na ahantu mu by'ukuri hongeye ngo kuba rwose hagezwa abasirikare badasanzwe, abasirikare abaturage bakaba bari kutubwira ko atari abasirikare b'abakongomani cyangwa se atari wazarendo tena, atari n'abasirikare ba FDLR. Abasirikare rero ngo bageze ahangaha bakaba bakeka yuko rwose ngara abanyaromaniya bashaka kuba bakandagiye ahangaha, dore ko rwose ngo ari abasirikare babera nyine ngo ni abazungu. Abasirikare rero ngo bakomeje kugenda bazanwa ahangaha, n'abasirikare nyine bazanywe mu marande cruiser ndetse no mu modoka navuga zifunitse, navuga ngo kugira ngo umenye abasirikare bari muri izi modoka rwose ngo byari bigoranye, dore ko baje mu ibanga rikomeye baturutse hariya Gisangani. Nyuma y'uko rero bageze hano Tingitingi rwose ngo babashe kuva mu modoka, abaturage babona ariko ngo bipanze rwose, bafite ibikoresho, bafite amapare, bafite imbunda za kabuhariwe ndetse n'ibikoresho ngo bigiye bitandukanye. Bigaragara ko aba bacancuro ngo bamaze ko bagezwa ahangaha nabo bari kuzanwa mu rwego rwo kugira ngo barebe mu by'ukuri ko territoire ya Walikare itabasha kuba yakwigarurirwa n'umutwe wa M23. Aribwo buryo rero bakomeje kugenda bazana n'aba bacancuro kugira ngo bakomeze kugenda bafatanya n'abasirikare ba FARDC ndetse na wazarendo n'izi FDLR zikomeje kugenda ziba ku mirongo y'urugamba. Abacancuro rero mu by'ukuri ngo baje ntabwo bari bakeya, kuko nabonye imodoka yaba ari amakomvaye, yaba ari izi modoka zifunze bajemo, bari benshi cyane. Bigaragara ko mu by'ukuri bari kuzanwa kugira ngo bakomeze kugenda abategurira FARDC imirwano ndetse no kugenda mu by'ukuri babongera ubumenyi ku bijyanye no kuba kwitwara ku mirongo y'urugamba, ariko nyine no kugenda bifashishwa mu bijyanye n'itumanaho ahangaha, kuko ikijyanye n'itumanaho kiri kugenda kigura FARDC cyane, bigatuma nyine FARDC urugamba rurinanira bitewe nuko hano ngo ikijyanye n'itumanaho kiri kubatenguha. Abo basirikare b'abacancuro rero bageze ahangaha rwose Tingitingi, twiteze ko arvano Tingitingi ari kuzamuka nyine Rubuto kugira ngo nyine tubone baje ku mirongo y'urugamba kugira ngo bakomeze kugenda navuga bagira icyo bafasha abasirikare ba FARDC. Ese hari icyo bari bafashe? Ese n'ubundi baraba nkaba babirigi baje ahangaha ariko bikarangira mu by'ukuri ntacyo bigeze bafasha FARDC? Ibi byose reka tubitega amaso turebe icyo baraza kuba rwose bahindura ku mirongo y'urugamba. Ariko ku mirongo y'urugamba yo M23 tugira ko yakomeje kugenda n'ubundi itegura ibintu byayo, ndetse ikavuga yuko nta kintu n'iki na kimwe kibasha kuba cyayikoma mu nkokora. Reka tuve hano rero muri territoire ya Walikare ndetse na territoire ya Masisi, ahubwo dusimbukire muri territoire ya Rucuro, naho tubabwiye ko situation imeze kugeza maginga ya territoire ya Rucuro. Rero situation uko imeze ahangaha za Kanaba rwose abantu barahazi cyane, ni agace gakora kuri parike, winjira ahangaha za Gisangani nyine uturutse Murindi. ahangaha hongeye gucakirirwa abasirikare ba FDLR mu masaha y'isa 9 z'urukerera,
abasirikare rero bari abasirikare bane ba FDLR ndetse harimo n'abaturage babiri bari kumwe nabo. Abaturage akaba ari abaturage nyine bari babahamagaye mu rwego rwo kugira ngo bahure nyine bapanga ibyo bapanga, dore ko abaturage bahari abenshi cyane busanga nyine ari abaheza nguni bari ku ruhande rwa FDLR, nubwo nyine baba batabigaragaza ariko bafite uburyo bagenda bakorana naho. Kugeza ubu rero abasirikare bakaba bamaze kuba bacakirwa bavuye hariya rwose bakigera hano muri muhanda bakanaba baturutse hasi nyine mu birunga, baturutse mu parike ya Virunga. Bahise rwose basanga abasirikare ba M23 bari baturutse muri bari muri patrouille babacakira bagwa muri ambush rwose abura ibyo bakora, bashaka kurasa rwose, ariko amasasu bari bafite ngo ntabwo ari menshi ku buryo ba resista ku mirongo y'urugamba cyangwa se kuba bahangana n'abasirikare bari muri patrouille. Habayemo kurasa rero ngo basa nkaho beho barashe, ariko babona ko akabo karangiye cyangwa se babona ko ntaho bacikira, imbunda barazimanika rwose babasha kuba bacakirwa. Bigaragara kanga hano bundi M23 ikomeje kugenda navuga itegura ibintu byayo, igenda rwose iringaniza ibintu ahangaha muri rusange. Ubona ko rero muri Kanaba n'ubundi mu irembo cyane rikunze kwifashishwa na FDLR ziza zigafata uyu muhanda hano za Gisangane zikinjira za Kabizo na za Bambo, ariko ukabona ko harimo n'abazamuka nyine bakagaruka ahangaha za Murimbi za Rwuya ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ukabona ko ngo iri rembo mu gihe byaramuka rifunzwe izi FDLR kujya ziza gutembera mu nkabira bice ngo bishobora kuba nabyo byagabanuka. Aba rero bamaze gucakirwa, reka baracyakomeje kugenda bahata ibibazo mu kugira ngo bamenye ibyabagenzaga ndetse na gahunda bafite. Ubona ko territoire ya Rucuroyo M23 ikomeje kugenda iri kwicungira umutekano ndetse no kugenda ikaza ingamba zo gucunga amapaturu hirya no hino kugira ngo barebe yuko FRDC ndetse n'izi FDLR ndetse n'izi Wazalendo zitabasha kuba zajya ziza kubangamira abaturage bari ahangaha mu nkengero ya parike ya Virunga. Ni mu gihe rero usibye ahangaha bambonaho muri iri joro humvikanye amasasu, ariko akaba ari amasasu humvikanye amasaha y'isaha 8 z'ijoro. Bacungaga umutekano rero bakaba bakomeje kugenda bashakisha abarashe amasasu, dore ko mu by'ukuri ngo bazi yuko ahangaha nta basirikare ba FDLR bari bakibarizwamo ndetse na CMC, ariko ngo hakaba nyine harimo abasirikare ba Wazalendo ndetse bakomeje kugenda babika amabunda, bigakomeza kugenda bituma rero muri Bambo amasasu akomeza kugenda aba menshi mu masaha y'ijoro. Ibi bikanatuma umutekano uba mukeya muri aka gace ka territoire ya Rucuro, by'umwihariko ahangaha muri sheferi ya Bwito. Ahangaha rwose ubona ko situation itameze neza na gato. Ubona ko rero n'ubundi gahunda yo iracyakomeje kugenda ikorwa. Abasirikare ba M23 bari mwabira bicakomeje kugenda bakaza umutekano, aho twiteze ko n'ubundi rero abagize uruhare mu iraswa ry'amasasu bashobora kuba bacakirwa, cyangwa se aho byabere bakabasha kuba batanga amakuru bakamenya iby'aya masasu. Nguko ko muri Kivu y'Amajyaruguru bwana Fighter byari byifashe kugeza magingayo. Urakoze cyane sina makosa. Asante sana. Nguko rero ngayo ararikwa ntashyira, tuze gusubira mu yandi masaha. Turabakunda cyane, ciao. Eugene Official.